Ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri channel ya YouTube, reka mbahe ikaze. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi ivugwamo ibintu byinshi cyane nyuma yo guhagarika imishahara y'abakinnyi, kwirukanwa kwa Sarpongo, gutumizwa kwa Munyakazi Sadat ndetse na Nkuru Nziza n'akanama gashinzwe imyitwarire muri Ferwafa. Ubu noneho ikigezweho mu ikipe ya Rayon Sport n'ubwumvikane buke buri muri fan base zayo, aho ihuriro ry'amafan base ryari tumije inama y'igitaraganya yo kwiga ku mibereho y'ikipe, tumiza komite nyobozi, aho icyemezo cy'ihuriro ry'amatsinda y'abafana ba Rayon Sport icyo bita fan base cyo gutumiza komite nyobozi y'ikipe mu nama cyamaganiwe kure na rimwe muri ayo matsinda ari ryo bita Gikundiro Forever. Kuri uyu wa kabiri rero nibwo ubuyobozi bwa fan base ya Rayon Sport bwanditse ibaruwa itumiza komite nyobozi y'ikipe mu nama yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Gicurasi guhera saa 11 kuri Matina Hotel mu mujyi wa Kigali. Fan base rero yavuze ko muri iyi nama yanatumiyemo abayobozi b'icyubahiro ba Rayon Sport. Komite iyobowe na Munyakazi Sadat yatumijwe kugira ngo itange ibisobanuro ku buzima bw'ikipe, imikoranire hagati ya komite n'izindi nzego ndetse n'imikoranire hagati ya Rayon Sport n'abaterankunga barimo Skol, Airtel, Radiant n'abandi. Itsinda ry'abafana rero bibumbiye muri Gikundiro Forever ryahise ryandika ibaruwa yaryo rimenyesha fan base ko ryitandukanyije n'icyo cyemezo. Iyi baruwa yagiraga iti: dushingiye ku makuru dukesha umuyobozi uhagarara inyungu zacu nka Gikundiro Forever Group muri fan base yaduhaye, aho atugaragariza ko atazi naho ibyifuzo ubuyobozi bwa fan base bwashyize ku murongo w'ibyigwa byatangiwe. Dushingiye kandi ku kuba hatumijwe inama bamwe mu bagize fan base tabizi ngo dutange ibitekerezo, kandi hashingiye ku gushaka kw'abanyamuryango bacu, turabamenyesha ko iyi nama tutazi uko yateguwe ndetse tutanayishyigikiye nka Gikundiro Forever Group. Gikundiro Forever yatangaje ko kandi umuyobozi wari uyihagarariye muri fan base ndetse wari na vice president wa fan base ariwe Mushibimana Emmanuel uzwi nka Matich yafashe umwanzuro wo kumuhagarika bisabwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Gikundiro Forever kuko hari iperereza ririmo kumukorwaho. Bivugwa ko iyi nama yari yatumijwe na fan base itari bube nyuma yuko ubuyobozi bwayo bubwiye ko nta bubasha bufite bwo gutumiza komite nyobozi y'ikipe. Rayon Sport imaze iminsi ivugamo kudahuza kw'impande zitandukanye, haba mu bakinnyi, ubuyobozi na bamwe mu bafana. Hari ubutumwa kandi buherutse kujya hagaragara bugaragaza ko icyemezo cy'abafana cyo kwamagana inkunga yatanzwe na Skol cyari cyasabwe na perezida w'ikipe, ndetse uwashyize hanze ubwo butumwa yahise yirukanwa muri fan base ya Rayon Sport. Bimurabyibuka cyane uburyo aho mbere yuko Skol tanga inkunga abantu benshi bibazaga niba koko ubufasha buri butangwe cyangwa se abakinnyi bari bubwanga, ariko byarangiye babwemeye. Ibyahise bigaragaza nanone imbaraga nke za komite iyobowe na Sadat kuko itabashije gukontorora abakinnyi ngo nibura bashe kugendera kuri gahunda yabo. Ibi birasanga kandi ubwumvikane buke bwabaye hagati y'ubuyobozi n'abakinnyi mu minsi yashize kubijyanye n'imishahara. Abakinnyi bakabaheruka guhembwa muri Mutarama, bahagarikiwe kandi imishahara uhereye muri Mata uyu mwaka kubera ingaruka z'icyorezo cya corona virusi. Ese ahangaha muri Rayon Sport bizarangira gute? Niba impande zombi zikomeje kutumvikana, amafani base nayo akaba akomeje kutumvikana, ese Sadat ntago wa mugani w'ababandi byaba byamuyobeye? Ese harakurikiraho iki nyuma yaho aya mafani base nayo atari kumvikana muri ikipe ya Rayon Sport? Gusa ikigaragara nuko hatagize igikorwa hakiri kare ngo Rayon Sport yongere yungu ubumwe, mu minsi ikurikiyeho yazaba iri kugana aha rindimuka.